Amahoro kuri mwese, ni waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku cyo nge mbona abanya-Ukraine barimo kuzira muri iyi ntambara iri kubera muri Ukraine, kuko mbona ko umuntu ukomeje kurenganira muri iyi ntambara nita amakosa y'abanyapolitike ni umuturage wa Ukraine. Ni umuturage wa Ukraine gute rero? Reka tubiganireho muri iyi podcast. Yes, rero umuturage wa Ukraine akomeje kurenganira muri iyi ntambara iri kubera muri Ukraine, navuga iri guhuza NATO n'Uburusiya, akaba ari mu byo bita proxy wars NATO igirira mu bihugu bitandukanye. Ahangaha rero numva ko birugikubita, murabizi Umurusiya akomeje kuvuga ko NATO ku expandinga ikinjira muri Ukraine ari umurongo utukura. Ibyo Vladimir Putin n'ubuyobozi bw'Abarusiya bwakomeje kubivuga, ndetse na bamwe mu banyapolitike bo mu burengerazuba nabwo bakabivuga, bavuga ko abanyamerika barimo kuganisha Ukraine mu makosa, kubera ko urugero rwa mbere navuga nuko Abarusiya bari barerekanye ko kuri uyu murongo badakina ubwo binjiraga muri Georgia. No kuvuga ngo bari berekanye ko kubyo bavuga ko Ukraine na Georgia ari umurongo utukura, atari bluff cyangwa se atari ukubeshya, kubera ko nkuko mwabibonye Ukraine ikimara gukora coup d'etat, Abarusiya bahise bigarurira Crimea, bigarurira abandi batangira intambara ngaha muri Donbass, ariko Crimea bahise bayigarurira. Hagenda habaho imishyikirano yo kugira ngo barebe uburyo iyi ntambara yo muri Ukraine yahagarara, hatabayeho kumeneka kw'amaraso, hatabayeho intambara. Murabyibuka habayeho ibiganiro bya Minsk byari byagizwemo uruhari na François Hollande na Angela Merkel. Ahanga babasha kubona deal yuko iyi Donbass, izi za Donetsk na za Luhansk zishobora kuzigenga, zikaba zabona autonomy runaka ariko ziri kuri Ukraine. Ni ukuvuga ngo zari kuba ubutaka bwa Ukraine yego, ariko zikagira autonomy runaka, zikagira ubwigenge runaka, zikagira uburyo zikoranamo n'Uburusiya n'uburyo zikoranamo na Ukraine, ku buryo abaturage bavuga ururimi rw'Ikirusiya bazituyemo batari kuguma mu bwigunge cyangwa se ngo babure uburyo basura bene wabo b'Abarusiya cyangwa se b'abanya-Ukraine. Ibyo rero niyo masezerano yashyizweho, ariko nyuma biza kugaragara ko aya masezerano yashyizweho ari ukugira ngo Ukraine yitegure mu buryo bwa gisirikari, itangire ihangane n'Abarusiya. Ibi ngibi twarabyumvise muri interview Angela Merkel, uyu nguyu wahoze ari chancelier w'Ubudage, yavuze avuga ko amasezerano bagiriye i Minsk yarayo kubeshya Abarusiya kugira ngo Ukraine yitegure mu buryo bwa gisirikari. Uyu mugore iri jambo yarivuze yishongora cyane muri cya gihe Abarusiya basubiraga inyuma muri za Kharkiv, basubira inyuma batanga umujyi wa Kherson. Aho ngaho babonaga ko Ukraine ifite imbaraga runaka, ko ibyo batekereza ko yatsinda Abarusiya ku rugamba bishoboka. Angela Merkel rero avuga ibyo bintu mu buryo bwo kwishongora, ariko nyine bigaragaza ko wari umugambi wa NATO yose, wo kubeshya Abarusiya kugira ngo Ukraine bagende bayiha imbunda, batoza abasirikari bayo. Ibyo rero byageze aho Vladimir Putin adashobora kubyihanganira, nibwo yatangizaga ibitero ku Burusiya bwose, aribwo yatangizaga icyo yise operation ya gisirikari muri Ukraine yo kuvanaho abanazi bari ahangaha muri Ukraine. So ibyo ngibyo rero byaje gutuma noneho NATO yisanga igomba gutanga intwaro zikomeye, igomba gutanga support ikomeye ku bya gisirikari muri aba banya-Ukraine, ko already yari imaze kubashora mu rugamba. Nuvuga ngo uyu Zelensky barumvikanye, bamwumvisha ko agomba gushikama akarwana. Mu gihe rero Abarusiya batangizaga ibitero biremereye kuri Ukraine, murabyibuka nanone habayeho imishyikirano runaka yari igamije kureba uburyo intambara yahita ihagarara. Imishyikirano yaberaga muri Turkey. Ahangaha bari hafi kuyisinya kugira ngo Abarusiya bave mu nkengero za Kiev, banatangiye kuzivamo, bamaze kuva muri Bucha, bari kugenda bamanuka. Nibwo uyu ministre wayoboraga Abongereza, cya kigabo kinini sinkunda kwibuka, ni Boris Johnson, yahamagaye Vladimir Zelensky aramubwira ati nta mpamvu yo gusinya amasezerano, turaguha byose, wowe shika mu rwane n'Umurusiya kugeza winjiye muri NATO.
ubwo nibwo bahise bahimba inkuru ya Bucha n'ibiyiri inyuma byose utabasha kumenya muri aka kanya, ariko nicyo Ukraine yashingiyeho yivana nanone mu yandi masezerano yari agamije kurangiza intambara. Rero intambara ubwo n'uvuga ngo yari igiye ku buryo bweruye, NATO yari yemeye kohereza ibintu byose bishoboka kugira ngo ifashe aba banya-Ukraine igenda irenga imirongo itukura Abarusiya bashyizeho umwe ku wundi, kugeza uyu munsi tubona bamaze kugeza cluster bombe zitemewe mu rwego mpuzamahanga. Abanyamerika bamaze kuzigeza muri Ukraine irazikoresha. Mbibutse ko na Vladimir Putin zifite amoko menshi, byahaye Abarusiya nabo uburenganzira bwo kuba bazikoresha, kugeza kuri F-16 zitegerejwe uyu munsi muri Ukraine. Ni ukuvuga ngo iki ngiki cyabaye ihangana ryeruye rya NATO n'Abarusiya. Gutsindwa kwa Ukraine ku mwanya wa mbere ni ugutsindwa kwa NATO. Niyo mpamvu nshaka ko ahangaha twinjiramo noneho tuganire gutsindwa kwa NATO kuvuze iki ubundi ubusanzwe. Murabona ibi bihugu byahoze mu bumwe bw'Abasoviyeti byagiye byinjira muri NATO, ibi bihugu by'Abanyaburayi byagiye byinjira muri NATO, twagiye tubiganira kubera ko iyi ntambara ya Ukraine yagaragaje ko ibi bihugu bifite ibisirikare bikomeye, ariko ntabwo bifite amadepo menshi cyane, kubera ko bino bihugu biri mu kwaha kw'Abanyamerika, byiteguye ko Abanyamerika bazabirwanira intambara igihe cyose bazagira intambara babamo. Iko niko ibi bihugu byizera, ni nayo doctrine yabyo. Ibi rero bivugwa ko gutsindwa kwa NATO, ibi bihugu byose byizereraga muri NATO, icyizere kizahita kigwa. Ni ukuvuga ngo ari ibihugu by'Ababalte byahoze mu bumwe bw'Abasoviyeti, nabyo bizumva ko bitarinzwe igihe cyose Uburusiya bushobora kuza bukaba bwatera nka Polande. Ntago Amerika ishobora guhita ivuga iti ahangaha harimo nucleaire ntago twinjiramo. Ni ukuvuga ngo icyizere cy'ibihugu biri muri NATO byagiriraga Umunyamerika kizamanuka hasi, bitume NATO imera nkaho icitse amazi. Ikindi murabizi, ikibazo cya Taiwan gitegereje NATO ni ikibazo gikomeye cyane. Umurusiya ari kubireba gutya, nako Umushinwa ari kubireba gutya. Gutsindwa kwa NATO muri Ukraine bifite indi sura, bifite indi message bigenera Abashinwa. Icyo ni icya kabiri. Gutsindwa kwa NATO muri Ukraine bivuze ko noneho NATO izajya ibanza ikareka Abarusiya n'Abashinwa bakavuga, noneho yo ikavuga nyuma. Nicyo bizaba bivuze. Kandi turabona ko niho ibintu birimo kugenda bigana, kubera ko niba twarabibonye Chief of Staff wa Stoltenberg, uyu nguyu uyobora Secretary General wa NATO, Chief of Staff wiwe ibyo yatangaje, atangaza ko Ukraine igomba kureka buriya butaka bufitwe n'Abarusiya bukaguma ari ubw'Abarusiya, noneho ikindi gice kikaba cyashyirwa muri NATO, igice gisigaye kikaba cyakwinjizwa muri NATO. Iyo bitangiye kuvugwa gutyo, ni ukuvuga ngo NATO iri gushakisha iki? Iri gushakisha way out, iri gushaka uburyo yava muri ibi bintu. Ibyo rero niyo mpamvu igomba kureba uburyo yavamo, igaragaza ko idatsinzwe. Izabigenza ute? Ni ugukomeza tukabireba. Ishobora guhindura ubutegetsi muri Ukraine, igashyiraho ubutegetsi bwiteguye kuba bwakumvikana n'Abarusiya. Ibyo ni ibishoboka cyane, ariko ikintu cya mbere gikomeye kinaremereye NATO ni icyizere ibihugu biyirimo byayigiriraga, kubera ko buriya NATO ikintu kiyikomeza ni iki? Ikintu kiyikomeza cya mbere ni iki? Buriya NATO idakoze ku buryo ihindanya isura y'Uburusiya, ngo igaragaze Uburusiya nk'igishitani kiri hariya cyiteguye kumira Uburayi, ntabwo NATO yakomera.
niyo mpamvu Amerika ishyira imbaraga nyinshi mu mamuvi bakora, mu biki bakora, bagashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo berekane abarusiya nk'aho ari icyago cyiteguye kuba cyamira Uburayi igihe cyose abanyamerika barekura gutya. Iyo niyo mpamvu ubona biriya bihugu byose bijya muri NATO n'ibindi bikarira kugira ngo bijye muri NATO. Ni ukubera ko hari inyamaswa iri hariya abanyamerika bahora bereka abanyaburayi ko bagomba kwirinda, ko yiteguye kuzabamira tutarajya ku Bushinwa. Ubu ni ukuvuga ngo propaganda zihari ubu ngubu nizo kwerekana igisirikare cy'Ubushinwa kiri gutera imbere, igisirikare cy'Ubushinwa kimaze kugira floti zingahe, igisirikare cy'Ubushinwa kigeze kuri iri koranabuhanga, igisirikare cy'Ubushinwa kigeze ahangaha. Nta kindi, ni ugutera ubwoba ibi bihugu by'Uburayi kugira ngo byumve ko nta yandi makiriro bifite atari ukujya muri NATO. Ibi rero byo kuba ibihugu byose bijya muri NATO biha umunyamerika ijambo, kubera ko ni nkaho avugira biriya bihugu byose. Twahoze tubibona ukuntu abafaransa buriya ibi bihugu bakoronije byose bihora mu murongo w'abafaransa. Yo perezida w'abafaransa agiye muri UN atavuga ati ngewe mfite utundi duhugu twanjye twose turi buze gukurikira ibyo mvuga, aricyo bita influence. Icyo rero nicyo kintu cya mbere gikomeza NATO, nta kindi. Ni nayo mpamvu nimuza muri Indo-Pacific, nimugera muri Indo-Pacific murasanga ko abanyamerika bari gukriyetinga ibibazo bidahari ahangaha. Bari kurushaho kuzamura ikibazo cya Korea ya ruguru na Korea y'amajyepfo. Bari kurushaho kugaragariza Ubuyapani ko buri menase n'Abashinwa. Bari kurushaho kureba ko Abahinde bakomeza guhangana n'Abashinwa nk'igihugu giteye ubwoba, kubera ko NATO muri expansion zayo buriya nubwo cyane cyane yibanda ku bihugu by'abanyaburayi cyane cyane, ariko muri gahunda zayo harimo no kugera muri Indo-Pacific. Twahoze tureba amabazi y'abanyamerika bari kubaka ahangaha za Philippines. Utu tuntu dutoya twose twa Papua Guinea turi hariya muri iriya nyanja twose barimo kuturwanira nk'abarwanira serikwa, nk'abarwanira iki sinzi. Barimo kuturwanira kubera iki? Kugira ngo bahubake ibigo bya gisirikare. Icyo ngicyo rero bakomeje kuzamura uwo mwuka, aho niho NATO ikura imbaraga, kuko bayibeshyamo umutabazi. Nagira rero ngo mbabwire aho NATO yatangiriye gucika amazi. Dukuye ko NATO yagiye isenya Iraq, NATO iragenda isenya Afghanistan, aho hakurikira ahandi henshi yagiye isenya, tutavuze za Yugoslavia n'ahandi muri Afrika na Libya. Ikomeza kugenda yidegembya, bikaba byaragaragaraga ko umunyamerika agifite ubushobozi bwo gukora icyo ashaka ku isi yose. Byatumaga isi yose imutinya. Uyu munsi impamvu rero batangiye gucika amazi byahereye he? Ibi bintu byahereye, murabyibuka, inyuma y'urupfu rwa Gaddafi. Abanyamerika bamaze kwica Gaddafi, bahise binjirira Syria. Umuntu wari ukurikiyeho wari ugiye guhita yicwa ni Bashar al-Assad. Niwe wari umuhigo ukurikiye w'abanyamerika. Yatabawe n'iki? Yatabawe na Putin. Uyu munsi Assad yasubiye kuri scene mpuzamahanga, arajya muri Arabia Saudite, bari baragize umwanzi. Yasubiye muri ni bayitanira Arab League of Nations. Arab League yasubiyemo Assad, ari ku rwego mpuzamahanga. Ariko nimureba uburyo kampeni yo guhirika Assad no kumwica yakozwe n'aba banyamerika na NATO n'Abafaransa, byari biri ku rwego rwo hejuru. Byari biri ku rwego rwo hejuru kugezaho bagenda bahimba inkuru z'uko Assad ashobora kuba yakoresheje amanucleaire mu baturage, ari ibintu bahimbye. Putin arakomeza mugumaho, aravuga ati ibyo mwakoze ni ukubeshya, njye Assad ndacyamuriho. Abarusiya na Wagner Group bagenda bakubita kubera ko ari hose bari abantu barwanyaga Assad, ibikoresho byose bakoreshaga ni by'abanyamerika, murabyibuka.
Umurusiya anamba kuri Assad kugeza haza Islamic State irazidurumbaganya ibintu muri kariya gace, ibintu bifata indi sura. Ariko icyo nashaka kuvuga ahangaha nuko Assad yakijijwe n'Abarusiya bamukura mu menyo ya NATO. Ahangaha rero Arabia Saudite yari iri kureba, Iran yari iri kureba, ibihugu byose by'Abarabu byari biri kureba. Niyo mpamvu uyu munsi bavuga bati umuparteneri wizewe wakunambaho paka ku mwuka wa nyuma ni Umurusiya. Ibyo rero bigaragaza ko iyi ntambara ya Syria niyo ya mbere yatangiye guca intege NATO. NATO rero mu gukora ikosa ryo kwinjira muri iyi ntambara ya Ukraine itabibaze neza, uyu munsi iri mu kibazo cyo gushakisha uburyo bwo kuyisohokamo idasebye, itabaye Sebastien. Niyo mpamvu mugenda mwumva pressure ziri gushyirwa kuri Zelensky kugira ngo yinjire mu biganiro. Ejo bundi twaramwumvisha arimo kuvuga ko yiteguye kuba yaganira n'Abarusiya kuri stati ya Crimea. Ni ukuvuga ngo hari ibyo atangiye kugenda yemera, ariko mu Burusiya hatangiye kuzamuka umwuka uvuga ngo abanya-Ukraine niba bashaka ibiganiro nibahindura ubutegetsi tuganire n'undi muntu, kubera ko ubu mu Burusiya ni ukuvuga ngo Zelensky bamukarifiya nk'umunyabyaha batagomba kuganira nawe. Nibyo nababwiraga ati ejo cyangwa ejo bundi bashobora ntawamenya no gukomeza tugakurikira. Gusa ngewe nagira ngo mbabwire impamvu NATO idashobora gupfa guhagarika gusapotinga Ukraine mu gihe abaturage bayo bakiteguye kuba bajya ku rugamba, babona bajya mu gisirikari. Abanyamerika bazakomeza kugenda batanga ibyo bintu kugira ngo iyo ntambara irangiye, ariko ari nako bashakisha uburyo bayisohokamo badasebye. Kuko nyuma y'iyi ntambara ya Syria nihakurikira iya Ukraine, aho hose Umurusiya akagira success, nimwibaze namwe isura NATO izasigarana. Hari abo nagiye numva bambwira bati wowe ntabwo uzi Abanyamerika, ntabwo uzi. Kurikirana nawe umenye ngo Abanyamerika bafite ubuhe bushobozi, umenye ibiki n'ibiki. Nicyo kintu nabasaba kugira ngo tujye tureka guterana amagambo mu cyuka gusa, kubera ko Abanyamerika ntibashobora gutinyuka guhangana n'Abarusiya. Abarusiya bari hejuru, Abanyamerika bari hejuru mu kuba bafite base za gisirikare ahantu henshi, kuba bafite amato menshi ya gisirikare, kuba bafite indege nyinshi. Ariko Abarusiya nabo mu bushobozi bwabo buke bashize target mu ikoranabuhanga rishobora guhangana n'ibyo byose Umunyamerika atafitiye ubushobozi bwo kuba yahangana nabyo. Twarabibonye by'ama hypersonic, twarabibonye. Ndagira ngo abantu bose muri mwatanze message muri iyo sense, mwatanze comment muri iyo sense, musubire inyuma mugende mukora ubushakashatsi, murebe teknoloji za misile aho igeze, murebe ngo Uburusiya bugeze hehe, murebe ngo Amerika igeze hehe, mujye muri teknoloji zose za gisirikare, noneho mubashe kumenya ngo ni ukubera iki Abanyamerika badashobora gutinyuka kwinjira ahangaha muri Ukraine gutabara umunya-Ukraine bakunda cyane. So rero nagira ngo tujye tubanza dukore n'ubushakashatsi hirya no hino, tumenye ngo ibintu bihagaze gute. Kubona coalition irimo gukorwa, ibintu byo kuvuga ngo Abarusiya n'Abanyakoreya y'Epfo n'Abashinwa barimo gusangira ikoranabuhanga rya gisirikari, ni ikintu giteye ubwoba muri NATO. Ni ikintu giteye ubwoba cyane, giteye ubwoba NATO cyane, kubera ko ibi bihugu ni ibihugu bimaze gutera imbere mu ikoranabuhanga kandi bifite abahanga bashobora kugeza iri koranabuhanga ryabo kure cyane, nubwo n'Abanyamerika bakomeje kubananiza mu bijyanye no kubona amachip izi semiconductor. Ni ibintu bikomeje kugorana cyane, ariko n'Abarusiya bazagira igihe bajye bazikorera. Ni ibintu bishoboka cyane. Rero nicyo ngicyo nagiraga ngo tuganireho, turebe n'impamvu iyi ntambara ya Ukraine barimo kuyitinza, impamvu kujya mu biganiro ari ibintu bikomeje kugorana. Nubwo no muri Ukraine hatangiye kugaragara Abanya-Ukraine bigaragambya barwanya iyi ntambara, ni ibintu
bigaragaza yuko iyi ntambara irimo kugana mu gutsindwa kwa NATO. Sinzi mwebwe uko mubibona, ni mumbwire muri comment, gusa njye nuko mbyumva.